ukuri. Kurera neza ni ingirakamaro. Umugabo, umugore bakimara gukundana, bamaze gushyingiranwa, bamaze guhuza imibiri, bamaze kugira amahirwe yo kugira umwana, bakwiriye no guhuriza ku burere bwiza. Kurera neza ni ingirakamaro, umva ukuri. Ni umushinga w'ababyeyi b'abanyabwenge. Bivuga ngo ntabwo kurera, abanyabwenge b'abagabo n'abagore barabyiga bakavuga bati uyu mwana azaba iki, azamara iki, azimarira iki, azaba ate, azifata ate. Niyo mpamvu ari umushinga w'ababyeyi b'abanyabwenge. Ni Imigani 23 umurongo wa 22, tugahinyura nyoko ageze mu zabukuru, umvira so wakubyaye, se w'umukiranutsi azishima, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Uko ni kuwarezwe neza. Amera. Kurera neza birinda abana guteta. Guteta ni icyaha kimwe n'ubunebwe. Ndetse mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore ho haravuga ngo umwana watese ntabwo ashobora kuzajya mu ijuru. Niyo mpamvu umubyeyi wese w'umukristo atabyara batazajya mu ijuru, ahubwo yabategura hakiri kare binyuriwe mu burere bwiza. Ni Imigani 6, 21, 22. Iyo uhagaze aho uri umugabo, undi agahagarara ari umugore, bakumva ko mugiye kubyara, bakumva ko muzagirirwa abana, bazagira icyo bamara ku isi, muriho cyangwa mutariho, mu zabo cyangwa se mu kazi, uba ugomba guteganya ngo mbe uyu mwana azaba iki. Bizarinda, baravuga ngo nuryama bizakubwiriza, bizakurinda, nugenda bizakuyobora, nuryama nukanguka bizakubwiriza. Niyo mpamvu kurera neza birinda abana guteta. 3, utazi kurera atoza abana b'ubunebwe. Igihe cyose ugomba ni byiza gukunda umwana, ni byiza kumurinda ingorane, ariko ni bibi kumurinda imirimo. Rero kubw'ibyo, iyo umurerashije ubunebwe, ni Imigani 17:21, umwana ubyara umwana w'umupfapfa. Reka dusome iryo jambo turisome kugira ngo nibura twese buri wese agerageze kuryumva. Imigani 17:21 haranditse hagira hati ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda, kandi se w'umupfapfa nta munezero agira. Urumva ko nta wabyara ngo avuze impundu yabyaye ngo ariko azavuze induru. 4, uwarezwe neza ashira amanga ntashira isoni. Abana bacu bakwiriye gutinyuka kuvuga oya igihe bikwiriye, ariko ntibatuke uwo babonye wese. Iyo umuntu yarezwe neza ashira amanga ntashira isoni. Kurera neza ni ukuruhura ubutegetsi n'abandi barezi. Ni Luka 2:52, abyiruka ashimwana n'Imana n'abantu. Uwo ni Yesu. Ku ngingo ya 6, kurera neza ni ishema ry'umuryango wawe. Iyo iwawe nta mujura, iwawe nta munebwe, iwawe nta kigwari, iwawe nta wisuzugura, iwawe nta bunyabinyoma, ni ishema ryawe. Bagutabara, bakuruhura, bafatanya mu buzima, babishema ku isi. Wabiterwa neza. 7, imbuto z'uburere bubi zirasharira. Tugomba kubimenya, tukanabizirikana. Uwarezwe nabi uramuhaza yakura akajya guha ibyo ashigaje, cyangwa akabikwima. Ibyo nabyo navuga ngo cyangwa akakwicisha inzara. Ndasubiramo, iyo warezwe nabi, uwo wareze nabi uramuhaza yakura akajya guha ibyo ashigaje, cyangwa akakwicisha inzara. Umumara imbeho yakora akakwima ibyambarwa. Urukumva kuba ari ikibazo. Izo ni imbuto zo kurera nabi. 3, umurinda imirimo yakura ntakuruhure, amaherezo ukazakora ibye n'ibyawe umaze gusaza. Kurera neza ni byiza, umurinda kurwara akagukoza isoni wageze mu ruhame. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu kurera neza birakwiriye. Kurera neza rero ni umushinga, umva ukuri. Zirikana neza ko aburera ari bo bazakubera ishema. Zirikana ko aburera ari bo bazigirira akamaro. Zirikana ko aburera ari bo bazabishema ku isi. Zirikana ko aburera ari bo bazaba igisubizo. Umva ukuri.